za buri munyamakuru wese nibyo twinjira mu itangazamakuru utekereza kuzabikora nk'umwuga bikagenda neza, ariko iyo bigeze mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru bibakarusho. Nanjye rero nishimiye kuba ahangaha kandi n'umutima wanjye wose n'imbaraga zanjye zose zatanga ibyo mfite, kandi nzi ko abakurikirana RBA, aba kuri Radio Rwanda, kuri Magic FM ndetse n'izindi platform za Radio Rwanda cyangwa se za RBA, nzi ko abantu tuzabana neza kandi nditeguye n'umwuka mwinshi, imbaraga nyinshi, nzatanga ibyanjye byose. Ngira ngo Dive bivuze twaramutumiye inshuro nyinshi hano yiberi, ariko azwi mu gisata cyo kogeza cyane w'Iburayi. Umuntu avuze ko ari mwe mu banyamakuru kabisa ba mbere, buryo uvuze mwe mu banyamakuru ba mbere nta waguhinyuza. Nepo uvuze Nepo kabisa akagira umwihariko. Ubu niwe munyamakuru wa mbere mu Rwanda wogeza umupira ari wenyine. Match imwe se ashobora match 3 bro, ari wenyine agahera saa 7 kandi ari wenyine muri studio. Level yatangiriyeho ni yasoreza wa mwuka nta kibaye nta gihindutse. Nepo abakunzi ba Rwanda hano bati Nepo nadushyiriremo ngo titiza cyane mwanya n'uwawe ebana udatwaye iminota myinshi kandi ukabashimisha. Reka da neza cyane. Reka niba wogeze iyihe sinzi wogeza urayihitamo wenda niwe yifitemo byinshi. Reka no musini wogeze igitego nta kibazo, nta kibazo. Reka ubwo abakunzi bacu tubahe sample gato ku gitego cya ubwo ektike. Hari icyo bitwaye cyangwa kizima cyane. Kandi bano twaratanye challenge ko kuzajya tubanza twitondera abenshi no kujya bahimbira kuri ubwo ko irindi ari urivuze bihutara gukotora cyane. Nta kibazo. Yes rero reka tubayikaze Wembley mu gikombe cyitwa Community Shield gitangiza shampiyona y'Abongereza. Ikipe ya Liverpool nyuma yo kuspendinga miliyoni nyinshi cyane hafi 300 irimo igura abakinnyi batandukanye, siratangirana igikombe sezo ubundi ije kudefanda shampiyona, cyangwa ikipe ya Crystal Palace y'umutozo Riva Glaznel araza kubakora mu jisho witwa Nesroti nkuko yabigenje kuri Pep Guardiola. Attention rero ikipe ya Liverpool zamuka neza cyane hariya, umupira ugera kwa Virgil van Dijk, VVD de captain, hereza Ibrahima Konate Mistaibu, sunika pase gato cyane la kwa Katisi Juna Jones, tanga pase kwa Dominique Sobozlai, Bwenge Sobon, sunika pase gato cyane kwa Milos Kerkez. Attention reka Freyani Vitsi, attention Richard Vitsi, attention tanga pase, attention Ugo Ektike, contrôle magique, attention orienté droit, couverture, attention barayikora ariko biranga, attention nyuza mu maguru abakinnyi babiri, attention Ugo! Yes! Mubicu! Chochum! Ikipe ya Liverpool Ugo Ektike hagurutsa abakunzi ba Liverpool de Copsi bamubwira bati ntuzigera ugenda wenyine, bati turara ariko nawe utweretse kudufitiye byinshi ku mutima uradufite. Ubura amaso urebe muri stade aho umwagenti we yamaze kurira kubera ibyishimo. Attention musore muremure indeso kabisa hawe na Mwenyezi Mungu. Uyu musore arafise kabisa ku mugani w'Abarundi, afite impano, afite ubwenge, control anyuza umupira hagati ya Chris Richard, areba neza amage ya Jikia Ninkin Israel, areba umuzamu Dini Jordan Anderson, arangije depozamo bebe chuchuma be titiz ahan kunda Nyarugenge muri ruratse Nepo ntabwo ashaka kuvuga amazina abiri n'amazina atari kogeza ngo yitwa Ugo Ektike nde Shasa mimi ko wikenje uyu mwuka ngo Nepo Mubicu yitwa Nepo Dushime aka Mubicu. Rero no munyamakuru wa RBA. Nepo muri makeya Premier League iratangira mu ku wa gatandatu, aho hari imikino iri ku wa gatanu. Ni icyo babwira abantu kuri Premier League bazitege Nepo mezo guti
Urakoze cyane Ruvuyanga. Abankurikirana benshi ngira ngo dusanzwe tubana kandi ndanabashimira mu buzima bwa buri munsi. Hari igihe abantu bagukurikirana bakagukunda bakabikwereka. Ndabashimira mbere na mbere, reka mbashimire urugendo twakoranye. Ndabyibuka ibintu bitangira hari kuri Radio Sarusi, nyuzamo nza kuvayo nza kuri City Radio. Urya kuri Sarusi naho warogezaga? Nanogejeyo ndabyibuka igikombe cya Afrika, hari na match ya final ya Champions League nakoze. Ndabyibuka nayo mpamvu no kuri City Radio banzana bari bambwiye ko najya mbafasha mu kogeza imipira ariko n'ibiganiro. Nyuma nza no kujya kuri BTN TV, nyuma nza kwerekeza kuri Radio 1 na TV 1, njya kuri SKFM niho narindi. Ubu rero nisanze hano muri RBA. Rero abakunzi ba Premier League bari bafite ikibazo bavuga bati turi kumwe, Premier League irahari. Ngira ngo abavandimwe bari bamaze iminsi babikora neza cyane, nanjye nzaza dufatanye. Premier League rero abantu bitege ko duhari. Liverpool yari yubatse nubwo bayikoze mu nkokora. Manchester City iratuje ariko ifite ikicecekanye. Ikipe ya Chelsea Champions yari wisi mu gikombe cy'isi cy'amaklube kivuguruye ya retire. Manchester United abakunzi bayo batangiye gukanguka bavuga bati bura butatu reka tube tubwise butagatifu, wenda tube tunabusizo umugisha turebe ko bizakunda. Tottenham Hotspur zimeze neza nubwo Minisani yagiye ariko barakiyubaka. Nabo bageze kuri Beresheze bari kuri ba Savinho. Urumva umutoza Frank Thomas aravuga ati ntago ngomba gusubira inyuma ya Europa League batwaye, barashaka no kuza mu myanyine. Urumva ko birakomeye ama equipe menshi ariteguye. Arsenal nyuma yo kuzana rutayizamu abantu bamunyotewe. Urumva ko ari match zizajya ziba ziryoshye ku buryo nizi za Aston Villa Newcastle zirari mu Bwongereza. Ubasigaye ama equipe nk'icumi ushobora kubarira mu myanya ya mbere. Icyari Big 6 sinzi uko bazageraho bakakita n'abazagikurura bakakita Big 10, ariko ibyo byose bizaba duhari tubagezaho match cyangwa se tunabaye ibyo byishima abantu baranyotewe bashonje bahishiwe. Asante sana. Hanyuma turazganira rero kuri byinshi cyane. Nepo rero ubwo mukomeze mu ikaze haba kuri YouTube haba ku mbuga nkoranyambaga zacu, n'abafite rwose telefone bamwandikire bamubwire uti ikaze ku gitangazamakuru cya mbere mu Rwanda. Hanyuma tugiye kwinjira no muri Zandani noneho nawe ahari tuganire muri rusange. Muzaye mwumva rero kuri Magic Lineup mu kiganiro kuri Magic FM 97.7 kiba saa 1 na saa kugeza saa 4. Muzaye mwumva kandi muri Premier League, muzaye mwumva no mu rubuga rw'imikino. Hanyuma ubwo nuko gahunda zimeze. Ariko nyamuneka ku biceri 300 gusa ushobora gutunga miliyoni ibe ngo imikino ngo niba myiza ngo ku gitangazamakuru sinzi ukuntu ajya bivuga. Imikino ndabifata neza gitangazamakuru cyiza RBA. Hanyuma ubwo n'abanyamakuru beza rero ku gitangazamakuru cyiza n'urucabana. Hanyuma rero tuzaniye nje ndise ndamuzanye. Sorry njewe muzanye nande? Muzanye nande? Oya ni umuntu w'umugabo niyivuga njewe sinjewe ko musanzwe mu mutumira atajya muzanye. Nitereke kwa kundi zamuka kwa kundi ya nutazamukira makuru ntabwo abantu babimenye. Gute se nakano gasego ke kabagaye itereke ariko injira neza. Reka mbanze nshimire muri rusange RBA muri rusange. ni Nepo dushime mu bicu. Nishimiye kuba hano, nishimiye kuba mpawe ikaze hano mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru. Ni inzozi za buri munyamakuru wese, nibyo twinjira mu itangazamakuru utekereza kuzabikora nk'umwuga bikagenda neza, ariko iyo bigeze mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru biba akarusho. Nanjye rero nishimiye kuba ahangaha kandi n'umutima wanjye wose n'imbaraga zanjye zose nzatanga ibyo mfite, kandi nzi ko abakurikirana RBA yaba kuri Radio Rwanda, kuri Magic FM ndetse n'izindi platform za Radio Rwanda cyangwa se za RBA, nzi ko abantu tuzabana neza kandi nditeguye n'umwuka mwinshi, imbaraga nyinshi, nzatanga ibyanjye byose. Waduha samples? Anyway, ibyo rero ibyo muraza kubingiramo nyuma. Ariko ubwo reka nanjye rwose mbwire Nepo karibu wazagura umushyitsi. Nazaganga umushyitsi nge nari nsanzwe nkubona
na bagenzi bacu bo mu rubuga rw'imikino bo muri siporo muri rusange. So karibu. Izi mikoro wumva zivuga umuntu avugiraho yicaye hano zikumvikana mu Rwanda no ku isi yose, ni mikoro zidasanzwe. Ni mikoro zidasanzwe, uzicayeho wese rero aba udasanzwe. Ubwo rero nawe karibu mu muryango mugari. Tujya dukunda kubiganira n'abavandimwe hano mu rubuga rw'imikino by'umwihariko wo muri siporo. Turababwira ngo izi mikoro za Radio Rwanda ni mikoro ziyubashye, ni mikoro zicaweho zanyuzweho, navuga ngo n'abandi ba legends, n'abandi banyabigwi mu itangazamakuru by'umwihariko rya siporo. Bazi Karinda Viateri baramuzi, abumvise Rwakana Gaspari baramwumvise, abumvise Lete Jean Lambert Gatare baramwumvise, ba Jacques Claude Ndengeye Ingoma banyuze kuri izi mikoro, ba Marcel Utagarama, ba Fidel Kajugiro Sebarinda, ba Patrick Habarugira, ba Rutamu, ba Yves Bucyana. Izi ni mikoro za radio y'igihugu nyine, izi ni mikoro zifite ubwo budasa. Rero karibu mu muryango mugari wa RBA. Ubwo urisanga nibyo navuze, ntabwo uri mushya hano, wari usanzwe uza bagenzi bawe bagutumiye. So ubwo ryoherwa. Merci kabisa. Gumamo. Amen. Ubwo twe turamusigarana. Musigarane. Hanyuma nahoze mbona abantu muri komenti barimo kwishyuza ngo ibyo twabasezeranyije ngo igihe tujya muri hafi yawe abajije ibintu ngo by'amashusho kuri YouTube cyane, ubu barimo barabibaza. Ariko nibahumure, bashonje bahishiwe rwose, ntibagire ngo ni kera. Ntabwo twabivuze ari ukuganira. Iminsi irabarirwa ku ntoki rwose. Icyo nacyo ufite bo wenda kuri experience akabigendamo neza nk'iyo Mediane, ubona ko Kiyovu Sport byaba ari sawa. Icyo nge nsaba Kiyovu muri diru bakora zose bazirinde kwipasa muremure. Kiyovu Sport ntigiye gutwara igikombe, hari bebiri